Nongeye kuguha ikaze kuri channel Ikinyarwanda n'umuco nyarwanda aho dukurikiye muri iki kiganiro. Njye nitwa Nirumari Ntwari nkunda amahoro. Reka kuri uyu munsi tuganire ku buvuzi gakondo abanyarwanda bakoreshaga bakavura indwara zitandukanye. Muri izi ndwara turi buvuge harimo n'izikomeye zanica umuntu, ndetse zimwe na zimwe no kuri ubu ngubu abantu baracyazirwara zikabazahaza bakazivuza bigoranye. Turavuga ku ndwara nk'uburemba, uburagaza, isekera, umuhaha, amashamba n'izindi abantu bavuraga kinyarwanda, ndetse n'ubu ngubu ukaba wenda zimwe muri zo ushobora gukoresha ubwo buvuzi bugakora. Amakuru rero ajyanye n'ubuvuzi bw'izi ndwara nyine tugiye kugarukaho muri iki kiganiro wayasanga mu gitabo Imihango, Imigenzo n'Imiziririzo cya Musenyeri Aloyizi Bigirumwami cyo mu 1974 kuva ku ipaji yacyo ya 20. Reka rero tubijyemo. Aha ndabibutsa ko ari uruhererekane rw'ibiganiro bishingiye kuri iki gitabo ku migenzo, imiziririzo ndetse n'imihango gakondo ya Kinyarwanda. Iki kikaba ari ikiganiro cya gatatu. Bibiri byabanje nabyo wabisanga kuri channel yacu aho twagarutse kuri kirazira, imiziririzo n'imihango biba hagati y'umuntu, umugabo n'undi muntu mugenzi we, ndetse no hagati y'umugabo n'umugore, umukobwa ndetse n'umwana. Mbere y'uko rero kera haza nyine ibi by'ubusirimu bw'abanyamahanga, abanyaburayi n'abarabu b'ibwota amasimbi, mu Rwanda habagaho imibereho gakondo yari yuzuye. Abanyarwanda ukabona nta kintu na kimwe babuze. Nta binini bipfunyitse mu dushashi n'amacupa cyangwa se ibiri mu mikebe n'ibikarito bakoreshaga, nta n'imiti yewe y'amazi batera mu nshinge cyangwa ubundi buvuzi bugezeho bwa kizungu bakoreshaga. Ariko ntabwo byabuzaga guhura n'indwara zitandukanye, kandi izo ndwara ntibazireke ngo zibakunkumure, ahubwo bakazivura. Bagiraga rero ubuhanga butandukanye bwo kuvura gakondo, bagahangana n'indwara n'indi bibazo by'ubuzima, kugera yewe no ku myuka mibi y'indengakamere. Iyo miti rero bakoreshaga hari n'imiti myinshi ya kizungu itayingayinga mu kuvura. Uzumva nk'umuti witwa umusendabazimu, abanyarwanda n'ubu baracyawukoresha mu kwirukana imyuka mibi y'amarozi ikagenda nta nkuru. Hari imiti nk'intare y'irungu, igicuncu, icyomoro gikamura ibikomere mu kanya nk'ako guhumbya. Iyo umuntu yakomeretse icyomoro akagishyiraho ntamenye uko bigenze. Hari umukorokombe n'indi miti myinshi. Iyi miti yose yafashaga abanyarwanda kwirinda urupfu ruturutse ku ndwara maze iminsi ikicuma. Reka rero izo ndwara tuzitangire duhereye ku ndwara y'uburemba. Uburemba ni indwara yibasira abantu b'igitsina gabo maze bagatakaza ubushobozi bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Ni indwara ifata imyanya ndangagitsina. Iyo rero umuntu yabaga ikiremba, abanyarwanda bagashaka kumuvura babagaga agasekurume k'ibara rimwe gusa. Akenshi rero kakaba karagombaga kuba ari agasekurume k'umukara kirabura. Ako ngako bakakita umwurirashyiga. Nuko bamara kubaga ako gasekurume kirabura bagafata intonorano zako maze bakaziha umurwayi akazirya wenyine, bakamuha n'inkaka yako bakayikatamo ibice bibiri, igice kimwe akakirya ikindi akacyambara mu ijosi. Bafataga n'amabya y'ako gasekurume bakayumisha maze yamara kuma nayo bakayamuha akayambara mu nda, akayambaza umurya w'inka yapfuye ibyara inyana cyangwa se yishwe n'umuziha wayo kugira ngo ayambare mu nda nyine. Gusa mbere y'uko yambara ibyo bintu babanzaga kubitobora kugira ngo nyine bashyiremo uwo murya, uwo mushumi, bakoresheje umuhoro wa se, maze nyina akaba ari ubitobora, ise akabimwambika. Igihe ise w'urwaye yabaga adahari, yagombaga kubyambikwa na nyirarume cyangwa se mukuru ufite umugore. Ibyo bintu rero akabyambara nijoro, kandi akabyambara hari abantu b'iwabo gusa mu muryango, kugira ngo birinde ko haba hari abandi bantu bo hanze bakongera kumuhumanya, kuko ngo iyo umwanzi yashoboraga nko gufata utugufwa tw'iyo hene akadusya ifu akazayimushyirira mu byo kurya, n'ubundi uwo wari urwaye uburemba yashoboraga kongera akaba ikiremba nta kabuza. Nguko rero uko abanyarwanda bavuraga indwara y'uburemba, n'ubu ngubu ihangayikisha abantu, igasenya ingo ndetse ikanatuma bamwe batabasha kurwubaka burundu. Indi ndwara twagarukaho ni indwara y'uburagaza. Iyi nayo ni indwara ifata imyanya ndangagitsina ku bagabo. Ni indwara mbi cyane. Abanyarwanda rero kugira ngo bavure iyi ndwara bakoreshaga akananwa k'umuntu wakindutse.
nuko bakagafata bakakamanika maze bakakambika urwaye nyine indwara y'uburagaza akabona gukira. Icyakora mbere yo kukamwambika umuntu batava indi imwe niwe wagombaga gufata umuhoro nako akagatobora maze akagashyiramo umushumi nyine bakakamwambika mu gahanga cyangwa se bakakamwambika mu nda, akakambikwa na nyina wabo cyangwa se nyirasenge maze akabona gukira uburagaza. Yamara rero gukira bakongera bakakamwambura, uwari wakamwambitse nyine akaba ari ukamwambura maze bakongera bakakamanika bakazongera kugakoresha gutyo gusa. Hari indwara yindi yitwa umuhaha, iyi ngiyo n'ubu ngubu iracyabaho. Ni indwara ifata ugutwi maze umuntu akajya azana amatembabuzi adashimishije mu gutwi, impumuro itari nziza, akaba ndetse ashobora no gutakaza ubushobozi bwo kumva iyo atavuwe. Umuntu rero wabaga arwaye muhaha bamuvurishaga umubiko w'isake ndetse bakanamuvurisha iteke ry'iranda. Babikozaga rero mu gutwi nuko bakenda n'igihenda n'ikinyundo n'utuzi tw'ikibabi cya karabukirwa bagakamurira muri uko gutwi kurwaye umuhaha, bagashyiramo n'inkanya z'inka y'ishashi, kubera ko icyo gihe nyine bitewe n'umuntu urwaye uwo ari we, iyo yabaga ari umuntu w'igitsina gabo nk'umuhungu bashyiragamo amatamatama y'intama yonsa isekurume, naho yaba ari umukobwa bagashyiramo amatamatama y'intama yonsa ishashi. Nuko ubwo rero umuhaha ukabasha gukira. Hari n'ubwo rero nanone bawuvurishaga umurizo w'uruvu, nawo ngo waravuraga umuhaha. Bafataga uyu murizo bakawukamuriramo ikinetenete bakawambara mu ijosi mu kirere, maze umuhaha wari urwaye agakira nyuma yo kwambara uwo murizo w'uruvu. Indi ndwara twagarukaho abanyarwanda bavuraga kandi itoroshye n'ubu ngubu izengereza benshi ni indwara y'uruhu yitwa ise. Ise ikaba indwara y'uruhu ituma umuntu azana andi mabara ku mubiri, ukabona uruhu ibice bimwe ntibisa n'ibindi. Indwara y'ise abenshi badukurikiye murayizi. Ise rero yo ngo yavurwaga n'urujyo rw'inzoga y'amarwa yamenetse mu nzira, hanyuma bakarupfunyika maze bakarushyira mu kantu k'akaremo bakakambara mu ijosi, bigatuma umuntu ukambaye akira ise. Uretse n'ibyo kandi amaraso ngo y'umuntu usanze mu nzira warayisigaga maze ukabasha gukira ise. Ubundi buryo bakoreshaga bavura ise ni ugufata ifu yamenetse mu nzira ukayisiga, bigatuma ukira ise wari urwaye. Hari kandi no gufata inzoga y'amarwa yamenetse mu nzira, nayo ngo yavuraga ise, bikarangira uruhu rwawe rwongera ugasubirana ubuzima niba wanamenye icyabaye. Hari indi ndwara yitwa isekera. Isekera ni indwara ifata ijisho, abenshi bajya bakunda no kuyita agahenera. Umuntu agasa n'ubyimba ku jisho, akasa n'ufiteho igiheri, hanyuma kikaba cyamuzengereza kikabyimba cyane kigahishira kikaba cyanameneka. Indwara rero y'isekera yavurwaga n'uruteja. Iyi ngiyi n'ubu ngubu abantu benshi baracyayikoresha, baracyayivura bakoresheje uruteja. Bacaga rero uruteja karuca ku manywa, maze ingeri yarwo, urabona uruteja rufite utuntu tw'ingeri twenda kumera nk'utw'igisheke, bakayambara mu ijosi. Isekera rero igakira. Ikindi ni uko umuntu wacuze inkumbi nawe ngo burya avura isekera. Ajya ngo inyuma y'urugi maze urwaye isekera akajya imbere, uw'inyuma agatikura icumu ku rugi akivuga. Ubwo urumva nyine bisaba kuba ari umuntu w'umugabo, kuko mu muco nyarwanda nta mugore wivuga. Ni uko wari urwaye isekera agahera ko agakira. Indi ndwara abanyarwanda bivuraga kandi bya gakondo ni indwara y'amahumane. Iyi nayo ikaba indwara y'uruhu yibasira cyane cyane abana. Kera tukiri abana bajyaga batubuza kwarurira inyoni, bavuga ko ngiyo waruriye inyoni urwara amahumane. Nayo ni indwara y'uruhu itari nziza habe namba. Iyi rero yo ngo yavurwaga n'igubyo, nuko bakarifata bakarikuba ku ngasire bashyizeho amazi makeya, maze utwo tuzi bakatunywa, nuko iryo gubyo bakaryambara mu ijosi cyangwa se bakarihagatira mu kwaha, nuko wari urwaye amahumane akaba arakize. Hari agati kitwa mukuru nako ngo kavura amahumane. Ako ko baragafata bakagaca bakagahagatira mu maha, nuko umuntu akabasha gukira. Hari n'umufunzo kandi ngo bakuba mu ngasire, nuko bakavanga n'amazi maze bagashyira mu kiganza cy'ibumoso bakirenza,
hanyuma bagashyira mu cy'iburyo bakanywa, nuko bakambaza agace kawo, agace nyine k'uwo mufunzo, nuko uwari urwaye ibyo yamara kubikora agakira amahumane. Hari rero n'ibibabi by'umugombe batotora maze bakabihondera mu isekuru hamwe n'ingwa y'inono, wari urwaye amahumane akazinduka kare cyane butaracya, akajya mu mayira abiri akabyisiga hose ku mubiri yambaye ubusa buri maze akabitaho, abahaciye akaba aribo bajyana amahumane mu gitondo. Menya ariyo mpamvu bavuga ko ugomba kwirinda kugenda mu gitondo cya kare kuko ushobora guhura n'umwaku. Hari kandi indwara y'amashamba, iyi ngiyi hari abajya bayivuga nabi ngo ni amashyamba, ikaba indwara aho umuntu abyimba hano hasa n'urwasaya, hamwe ubundi hasanzwe hari amajigo cyangwa se ayo bakunze kwita amabinga. Nanone nuko izo rero ayo mashamba avurwa n'intobo z'incuncu, bazitunga ku mugozi nuko bakambaza urwaye amashamba agakira. Bikamera nka kumwe bajyaga bahungika intoryi kugira ngo zizavemo umurama, bazitunga ku mishito. Bafata rero izo ntobo z'incucu nuko bakazishyira ku kagozi maze bakakambika urwaye ayo mashamba akabona gukira. Hari n'undi muti wa kabiri n'ubu ngubu ugikoreshwa, najyaga mbibona ejo bundi tukiri abana, kuko ntaherutse kubona uwagize ikibazo cy'amashamba, aho bafata urwaye amashamba bakamusiga imbyiro ku matama yombi, ukabona ari ibintu bisekeje ku buryo wahita umuha nk'inkwenene cyangwa urw'amenyo, maze kugira ngo numuseka nubigenza utyo aba ari wowe noneho ukubuka n'aya mashamba, uwari urwaye akaba mutaraga. Hari indi ndwara abanyarwanda none bivuraga turi busorezo mu kiganiro cy'uyu munsi, ni indwara y'igicuri. Indwara y'igicuri kuri ubu ngubu iravurwa igakira neza mu buganga bwa kizungu kwa muganga hagezweho, ariko muri gakondo uko bayivuraga bakoreshaga agacurama, bagahamuramagamo rero impigi, nuko izo mpigi zikavura igicuri. Bagapfunyikaga mu mugozi nuko bakakambara mu ijosi. Imbeba y'incuracuzi nayo yavuraga igicuri, barayicaga bakayimanika maze yamara kuma amagufwa yayo bakayapfunyika bakayashyira mu mpuzu, nuko bakayambara mu ijosi. Uwari urwaye igicuri yabigenza atyo akagikira. Murumva ko rero abanyarwanda barafite ubuvuzi butangaje. Sinzi niba kuri ubu ngubu uramutse ukoze ibi bintu izi ndwara zakira, ariko iyo nzi bakivura gutyo ni amashamba, aho umuntu bamusiga imbyiro rwose ku matama yombi. Natwe ejo bundi twajyaga tubibona. Murumva ko rero abanyarwanda barafite ubwenge bwihariye kandi bwa gihanga n'abazungu batarahagera. Ngizo rero indwara tugarutseho mu kiganiro cy'uyu munsi abanyarwanda bivuraga gakondo. Mwakoze cyane kudukurikira. Ibiganiro byacu nakagaruka naho ubutaha.